Haleluya, haleluya, Imana ishimwe, izina ry'Uwiteka Imana yacu rishimwe cyane. Imana yacu niyamamara ibihe byose. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None ni itariki 11 ukwezi kwa n'ukwa gatatu, umwaka ni 2026. Iki ni cyo gihe cyawe cyo kubyuka ukarabagirana. Ijambo ry'Imana muri Yesaya bice byaho ni 48, umurongo ni uwa 6. Haranditse ngo dore warabyumvise, dore byose ngibi. None se mwe ntimwabihamya? None ngiye kukwereka ibishya byahishwe utigeze kumenya. Biremwe nonaha si ibyakera, kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva, kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Imana yacu nishimwe, icyubahiro n'ikibi cy'Imana. Uwiteka Nyiringabo Imana aravuze ngo warabyumvise, hari ibyo wabwiwe, uri ku musozi usenga, uri mu nzozi urota, ubibwirwa n'abahanuzi, usoma ijambo ry'Imana, ariko nonaha Uwiteka aravuze ngo dore byose ngibi. Uwiteka agiye kurema ikintu gishya ku buzima bwawe. Icyo kintu ntabwo wigeze kukibona, ntiwigeze kukimenya. Uyu munsi Uwiteka aremye ikintu gishya utigeze wumva mu matwi yawe, utigeze urebesha amaso yawe. Uyu munsi Uwiteka azanye gutungurana. Akira gutungurana. Uwiteka aragutunguye, nawe ugiye gutungura abandi. Akira igitangaza gituruka ku Uwiteka Imana ishobora byose. Imbaraga n'imbabazi z'Imana bibonetse kuri wowe. Uwiteka arakwihishuriye, Uwiteka arakwitamururiye, kandi Uwiteka akuremeye umunezero. Uwiteka aremye ikintu gishya. Ijambo ryo riravuze ngo biremwe nonaha si ibyakera. Wowe uri kumva iri sengesho, wowe uri kumva iyi byuka urabagirane, ibi ngibi biremwe nonaha ntabwo ari ibyakera. Igitangaza Imana ikizanye ku buzima bwawe kiremwe nonaha. Nonaha Imana irahagurutse ikuzaniye umugisha, kuzaniye kurengerwa, kuzaniye ubutabazi. Biremwe nonaha ntabwo ari ibyakera. Biremwe nonaha ntabwo ari ibyakera. Icyo utari wabonesha amaso yawe, icyo nicyo wakiriye. Icyo utigeze wumvisha amatwi yawe, icyo nicyo wakiriye. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana icyo azanye ntabwo ari umubabaro, azanye umunezero mu buzima bwawe. Uwiteka azanye ibyishimo mu buzima bwawe. Uwiteka azanye ubutsinzi mu buzima bwawe. Uwiteka azanye imbaraga mu buzima bwawe. Uwiteka azanye kurabagirana mu buzima bwawe. Uwiteka kumaza umwuma, Uwiteka kumaza inzara, Uwiteka kumaza agahinda, Uwiteka akuyeho ibyakurwanyaga byose. Wowe Uwiteka akuremeye amashimwe. Nonaha itegure gushima Imana. Manuka muri comment uzamura icyubahiro cy'Imana, wandike muti nakiriye gutabarwa n'Imana, kuko Imana iravuze ngo biremwe nonaha ntabwo ari ibyakera. Biremwe nonaha. We wari urwaye uburwayi, Imana igukijije nonaha. We wari ufite amadeni, Imana ikwishyuriye nonaha. We wari ufite umubabaro, Imana iwukumaze nonaha. Biremwe nonaha ntabwo ari ibyakera. We wari umushomeri, ucyumva rino sengesho, Imana iguhaye akazi. Wowe wari umaze igihe ufite ibibazo bigiye bitandukanye, Imana irabirangije. We wari umaze igihe upfusha ubukwe, Imana iravuze ngo biremwe nonaha ntabwo ari ibyakera. Imana ikuremeye ubukwe, Imana ikuremeye urugo, Imana ikuremeye umugisha, kuko ari Imana ishobora byose. Biremwe nonaha ntabwo ari ibyakera. Ijambo riravuze ngo biremwe nonaha. Ucyumva rino sengesho biraremwa ku buzima bwawe. Ukiryakira biraremwa ku buzima bwawe. Ukiryakira ukirigiriwa ryawe biraremwa ku buzima bwawe. Biremwe nonaha ntabwo ari ibyakera.
haleluya. Mana ndagushima kuri Imana igira neza. Mana ndagushima kuri Imana ijya ivuga bikaba. Ndagushima kuri Imana ijya itegeka bigakomera. Hirya yawe nta yindi mana. Ijambo ryawe riravuze ngo biremwe nonaha, ntabwo ari ibya kera. Ndasengera uyu muntu wari unkurikiye, Mana mugirire neza. Yari amaze iminsi hari intambara ari kurwana, hari ibyari bimutsikamiye, hari ibyari bimwicariye. Satani yaramutwaye ibyiringiro, Satani yaramuteje agahinda, Satani yaramuteje kwiheba, Satani yaramuteje kwiganyira. Nyemerera Mana ya masaha acyumvira ijambo, acyumvira isengesho, yakire kurabagirana mu buzima bwe. Ubuzima bwe burabagirane, ubuzima bwe bwakira impinduka, ubuzima bw'uburememo amashimwe, ubuzima bw'ubureme mu butsinzi, ubuzima bw'uburememo imbaraga. Wongere umuhagurutse, wongere umwihishurire, wongere umwitamururire mu izina rya Yesu. Buri bariyeri zose zari ziri ku buzima bwe, izo bariyeri ndazikuraho. Bariyeri zafunze ibye, izo bariyeri ndazikuraho. Uruzitiro rwari ruri ku buzima bwe, urwo ruzitiro ndarukuraho mu izina rya Yesu. Hari ikintu cyafunze umugisha we, icyo kintu ndagikura ku buzima bwe. Hari ikintu cyamutsikamiye, hari ikintu cyamwicariye, icyo nikive ku buzima bwe mu izina rya Yesu. Imbaraga y'abadayimoni, imbaraga y'abarozi, iyo ngiyo nive ku buzima bwe. Imbaraga y'abakonikoni, iyo ngiyo nive ku buzima bwe. Buri mwuka w'igisuzuguriro, uwo nuve ku buzima bwe. Umwuka w'umubabaro, uwo nuve ku buzima bwe. Mana nyiringabo, Imana biremwe nonaha ntabwo ari ibya kera. Uyu muntu umuremera umunezero, uyu muntu umuremera ubuzima, uyu muntu umuremera imbaraga, uyu muntu umuremera ihumure, uyu muntu umuhagurutse, uyu muntu umuteza intambwe, uyu muntu umucira inzira. Ibyamunanizaga byose ibyo bive ku buzima bwe, ibyamwicariraga byose ibyo bive ku buzima bwe. Ubuzima bw'amadeni burangire, ubuzima bw'igisuzuguriro burangire, ubuzima bwo kutabyara burangire, ubuzima bw'uburwayi burangire, ubuzima bw'umubabaro burangire, ubuzima bwo kwizengurukaho burangire. Mana rema ikintu gishya, kimwe atigeze kubonesha amaso ye, kimwe atigeze kurebaho, icyo nukimuremere Mana. Kimwe atigeze gufata, icyo nukimuremere Mana mu izina rya Yesu. Mana nyiringabo, Imana muremere ubuzima bushya, muremere icyerekezo gishya. Ijambo ryavuze ngo biremwe nonaha. Mana biremwe nonaha, reka uyu muntu muremera ubuzima bushya, uyu muntu muremera ubuzima bushya, uyu muntu muremera ubuzima bushya, kuko uri Imana igira neza. Urakoze Data, urakoze Papa, urakoze Kristo, kutabaye abantu bawe, kubaremeye amashimwe. Abari mu ngune enye zose z'isi, Mana uhagurukijwe no kubatabara. Abari barimo barira amarira, Mana urakoze kubahojeje amarira. Abari bafite agahinda, urakoze kubamaza agahinda. Abari bafite ibibananiza, Mana urakoze kubikuyeho. Ndagushimye Yesu kuko zibikomeye. Amen. Imana iguhereze umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza, ukuboko kwiza kw'Imana kukubeho, imbaraga n'imbabazi z'Imana bikubeho mu izina rya Yesu. Wowe ugiye gusheyaringa iri sengesho, risheyaringa abantu batanu, risheyaringa abantu batanu. Uba inshuti yawe, umuvandimwe wawe, umuntu ukunda, rimusheyaringe. Umubyeyi wawe rimusheyaringe, nawe yakira ikintu gishya. Ukiri musheyaringa, Imana ibohora ubuzima bwawe. Ukiri musheyaringa, Imana ibohora umugisha wawe. Ukiri musheyaringa, Imana ibohora amasezerano yawe. Ukibikora, Imana iguha umugisha. Reba ko wakoze subscribe, nusanga utari wayikora ukande subscribe, ukandeho. Ukibikora, Imana iguhereza umugisha. Ukibikora, Imana ikwagure. Kanda like, ntugende utayikoze, kandi ntugende utanditse muri komenti uti nakiriye kurengerwa, nakiriye ikintu gishya. Genda muri komenti ubyandikemo, ntugende utabikoze rwose. Imana iguha umugisha, byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom.